ihinduka ibibaya. Zaburi yo gushima izahora muri twe, tuzahora turirimba Yehova we urakomeye. Nanjye nzahagarara iteraniro nshima, aho twabonaga imisozi ihinduka ibibaya. Zaburi yo gushima izahora muri twe, tuzahora turirimba Yehova we urakomeye. Imbaraga ze ziratangaje nawe wazirondora, inyanja nubwo zaba wino abanditsi bakandika, inyanja zakamatwanika iby'imirimo yawe. Nitwunama imbere ya data, niwe soko y'ubugingo. Nanjye nzahagarara iteraniro nshima, aho twabonaga imisozi ihinduka ibibaya. Zaburi yo gushima izahora muri twe, tuzahora turirimba Yehova we urakomeye. Nanjye nzahagarara iteraniro nshima, aho twabonaga imisozi ihinduka ibibaya. Zaburi yo gushima izahora muri twe, tuzahora turirimba Yehova we urakomeye. Ninde washidikanya neza yawe mpamvu dukunda, wowe uduha imigisha yawe kuko ndatukiranuka. Ntitwabuze ijambo ryiza ryasobanura ibyawe, keretse kuririmba zaburi yo gushimira yawe. Nanjye nzahagarara iteraniro nshima, aho twabonaga imisozi ihinduka ibibaya. Zaburi yo gushima izahora muri twe, tuzahora turirimba Yehova we urakomeye. Nanjye nzahagarara iteraniro nshima, aho twabonaga imisozi ihinduka ibibaya. Zaburi yo gushima izahora muri twe, tuzahora turirimba Yehova we urakomeye. Nanjye nzahagarara iteraniro nshima, aho twabonaga imisozi ihinduka ibibaya. Zaburi yo gushima izahora muri twe, tuzahora turirimba Yehova we urakomeye. Zaburi yo gushima izahora muri twe, tuzahora turirimba Yehova we urakomeye. Zaburi yo gushima izahora
uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Yumvise amasengesho yacu ayategera ugutwi, ibyifuzo byacu nk'abantu yabibonye n'Imana. Ese data ubu twajyane ngo ntacyo twakuburanye, nanjye nzahagarara iteraniro nshima, aho twabonaga imisozi ihinduka ibibaya. Zaburi yo gushima izahora muri twe, tuzahora turirimba Yehova we urakomeye. Nanjye nzahagarara iteraniro nshima, aho twabonaga imisozi ihinduka ibibaya. Zaburi yo gushima izahora muri twe, tuzahora turirimba Yehova we urakomeye. Imbaraga ze ziratangaje nawe wazirondora, inyanja nubwo zaba wino abanditsi bakandika, inyanja zakamatwanika iby'imirimo yawe. Nitwunama imbere ya data niwe soko y'ubugingo, nanjye nzahagarara iteraniro nshima, aho twabonaga imisozi ihinduka ibibaya. Zaburi yo gushima izahora muri twe, tuzahora turirimba Yehova we urakomeye. Nanjye nzahagarara iteraniro nshima, aho twabonaga imisozi ihinduka ibibaya. Zaburi yo gushima izahora muri twe, tuzahora turirimba Yehova we urakomeye. Ese ninde washidikanya neza yawe mpamvu dukunda, wowe uduha imigisha yawe uko datukiranuka. Ntitwabuze ijambo ryiza ryasobanura ibyawe, keretse kuririmba zaburi yo gushimira yawe. Nanjye nzahagarara iteraniro nshima, aho twabonaga imisozi ihinduka ibibaya.
turongeye turabasuje kandi tubifurije kugira ibihe byiza aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana akomeze kubana na mwitwa mwene so Theophile Byukusenge, abenshi ni ko munzi cyangwa niko nitwa. Ndabasuje ndi kumwe na korali umuryango w'Abungeri, tugiye kuganira by'umwihariko ariko dufite zaburi, sibyo Joshua? Yego, dufite zaburi yo gushima, dufite byinshi byo kuririmba, dufite byinshi byo kuvuga, ni byinshi turi kwitegura. Ariko mbere na mbere reka duhe ikaze abadukurikiye bari Rwota Masimbi, ubwo abari mu mahanga, abari mu Rwanda amajyepfo amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, umujyi wa Kigali, ndetse n'abizerera mu madini n'amatorero agiye atandukanye. Bose tugiye kubabwirira hamwe ikitwicaje ahangaha, abakatolike, abadeperi, aba Jehova, aba Adventiste, mwese muri rusange aho muri, tubahaye ikaze. Tugiye kuganira mbere na mbere, reka bo tugiye kuganira nabo babanze batwibwire. Duhere kuri Joshua, reka duhere hirya ku ruhande kugira ngo tugende tubigendamo neza. Nitwa Bazubagira Marie Goreti, ndi umuririmbyi wa korali Abungeri. Uririmbira ihejwi? Soprano. Wageze muri korali ryari? Nageze muri korali mu 2012. Yego. Yes. Murakoze. Murakoze. Nitwa Umutoni Ange, ndi umuririmbyi wa korali Abungeri, nshinzwemo disipurine. Nageze muri korali Abungeri mu 2011. Ukaririmbira ijwi rihe? Ndirimba ijwi rya Ruto. Murakoze. Murakoze. Joshua seka ari kwisimbuka. Ntabwo wiyizi? Okay. Murakoze. Nitwa Dukundane Salem Joshua, nkaba ndi umuririmbyi wa korali umuryango w'Abungeri. Nagezemo covid igiye gutera, ubwo ni na 19. yego, kuko ndumva covid yarateye maze kuririmba rimwe hano mu rusengero. Ikindi gihe twari tumaze kuririmba nanone ku Muhima inshuro imwe ihitiza. Ariko bira bihe byari bikomeye, ni covid reka tujye twibutsa n'abana amateka, ni ibintu byari bikomeye cyane. Ni covid yaje mu mwaka wa 2020, kwezi kwa gatatu cyane ko 2019 nibwo yari yaratangiye kugenda ivugwa cyane mu bihugu by'i Burayi, Ubushinwa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ariko mu kwezi kwa gatatu ndabyibuka 10 zingahe, umunsi bwa mbere batangiza ngo Muhinde wa mbere, genzi ko byari mu cyumweru cya kabiri. Ubwo icyo gihe nicyo kera hari umuntu wigize ngo kujya ku murenge ngo aramubaza ngo ese utuye hehe, ngo ntuye hepfo ngo hafi yo kwa Kazungu. None na Joshua kwimenya igihe yinjiye muri korali biranze, ubwo tugiranyije na covid. Tugaye ikaze Joshua, nawe murakoze cyane. Yego, murakoze. Murakoze. Amazina nitwa Uwimpuhwe Perusi, nageze muri iyi korali 2024, ndirimba ijwi rya soprano, ndi sekreteri w'iyi korali. Thank you. Perusi, katuganiro gakeya. Uri sekreteri wa korali? Yego. Perusi, muri iki gihe twavuga gute, twakwita gute? Umwanditsi. Perusi, twavuga Rusi? Perusi. Tuvuga Perusi gusa? Yeah. Akarusi ntabwo kazamo? Oya. Wampaye irindi zina. Impamvu ari uko usanga umuntu yitwa Ange ngo ni Ange. Oya. Asanga umuntu yitwa Rachel ngo yitwa Recho. Uko twatugiye tutega ugasimbuka. Murakoze cyane. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Ikuze Noella, nanjye ndi umuririmbyi w'ino korali, nagezemo mu 2023. Nkaba ndirimba ijwi rya alto na soprano. Ubwo twavuga Noheli mu Kinyarwanda? Birashoboka. Okay, tubaye ikaze. Ni umuryango w'Abungeri nibo tugiye kuganira. Ngiye muri kumwe nitwa Byukusenge Theophile. Reka duhere kwa Joshua. Iyo tuvuze umuryango w'Abungeri cyangwa se korali umuryango w'Abungeri, abantu tuyumve ni korali ibarizwa ku rusengero rwa Adventiste w'umunsi wa karindwi rwa Gisozi, ni mu ntara ya Muhima hano mu mujyi wa Kigali. Yego. Ni korali nayo imaze imyaka 21, uyu ni 21. Yego. Ni korali ifite abaririmbyi
bakaba 30. Ikindi ni uko ari korali iririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Ndumva ibyo yego birabaye. Secretary, korali umuryango w'abungeri, korali umuryango cyangwa se reka tuvuge abungeri, dukoreshe hari amazina menshi abantu bitwa abungeri, twebwe twitwa abungeri ku Gisozi, abungeri Gisozi SDA Church. Twavuga ko ari korali yubakitse ite, ni korali imeze ite? Ni korali yubakitse mu buryo bwiza, ihuza abaririmbyi bacu, barahuza, ni abaririmbyi bakora, kandi ni korali ifite iterambere ryagutse kuko ifitemo abantu bakiri batoya n'abakuze, mbese ni korali ifite ahazaza heza mu yandi magambo. Bivuze iki uri secretary cyangwa se uri umunyamabanga wa perezida? Niyo mpamvu hari tubaye tudafitemo perezida ngo ntago byabatungura, iyo dufite secretary biba bihagije kuko ni umunyamabanga. Ni korali umuryango w'abungeri imaze imyaka 27. 21 sorry. Ni korali imaze kugera ku bihe bikorwa? Imaze kugera kuri audio 3. Okay. Bakunganire nta kibazo. Bareka byibutse ndumva ari video album. Album ni video ni album 3. Ahubwo audio zikaba ari enye zagiye hanze. Yego. Uretse ko inyuma y'izo video album 3 hari n'izindi zagiye zikorwa mu buryo buri single zimaze kujya hanze enye nimba mbyibuka neza. Hakaba n'izindi ndirimbo nanone z'ama audio nazo zikiri gutegurwa mu masidio. Ndumva namwufashije aho ngaho. Yego. Reka dukomeze Joshua. Korali umuryango w'abungeri iyo turi mu bihe by'iterambere, iyo tuvuze iterambere ntabwo benshi ntabwo wigeze uvuga uti hari izindi zakozwe mu buryo bw'amasingo, hari ubundi buri hari izindi zakozwe mu zigasorwa mu buryo bw'amavolime. Ubyumva ute nk'umujene kuba korali ishobora kubukinga indirimbo zayo zose 10 cyangwa se 12 zigize album ikazironshingira umunsi umwe? Byagiye biba ikazironshingira umunsi umwe. Yego, yarazibitse igafata igihe cyo kurikodinga igashutinga ngo dufite umunsi runaka w'izo ndirimbo tuzazihereza abakunzi bacu. Ubyumva ute, ubibona ute muri iyi generation turi mu munsi wa none? Ntekereza ko ubwo buryo bwakoreshwaga mu bihe byashize, ariko ubu ngubu ntabwo bukigezweho. Yego. Kuko uburyo bugezweho ni uburyo nyine bwo gukora indirimbo zigenda zirekurwa gake gake mu buryo buri single, ndetse urumva cyane nta naho bari bafite ho kuzibika, ariko ubu zisigaye zibikwa ku ma social platforms, cyane cyane wenda nko mu Rwanda ndatureta twumva YouTube kugendanye n'amashusho. Hari n'izindi za Spotify, ngo no buryo bw'amaudio. Yego, by'amaudio n'izindi social media. Rero ibyo ngibyo byo kuvuga ngo tuzibike tuzazironshigira umunsi umwe, ndakeka ibyo ngibyo rwose nijyo mu myaka yahise. Nijyo mu myaka yahise. Ubu ngubu nyine igezweho no kugenda ukora indirimbo, cyane ko n'ubu ngubu zisigaye zihenze. Mbere washoboraga kuba ufite 200,000 ukagenda ukarikodinga album ikaba yuzuye kuri audio, ugafata 700 ukagenda ugashutinga video, album ikaba iruzuye. Ariko ubu ngubu indirimbo isigaye rwose hari indirimbo zifata za 500 ari imwe. Yego. 300 cyangwa 400 hafi aho ngaho bitewe, ariko ubu ngubu ndatekereza nta ndirimbo yajya munsi y'300. Yego. Indirimbo yajya munsi y'300 iyo ngiyo nyine nanone bisaba kuzamura, ariko indirimbo imwe urumva rero kugira ngo rero uzajye gufata indirimbo uzozuze album ku 300 ubwo ni miliyoni zigeze muri 3. Yego. Ndatekereza ko wazaba nawe waratinze ayo mafaranga yanabyaye n'ayandi. Cyane ko no gutanga umusaruro burya iyo twakoraga indirimbo 10 cyangwa 12 ntabwo zatanga umusaruro ngo abantu bumve nyirizina indirimbo bumve cyangwa cyayo. Yego. Ndibuka ko indirimbo bigeze kujyana kuri radio y'Abadventiste ijwi ry'ibyiringiro. Yego. Abantu bajyana album. Yego. Bajyanye album abanyamakuru bati noneho ino album ko numva
nyine ndavuga baravuga ati Ntituze kurengera. zose turazumva Yego. turakuramo iyihe nziza turabimenya gute urumva n'umwanya wo kugira ngo bazumve bumve Yego. ubutumwa biragoye. Joshua uyu munsi wa none dufite zaburi, dufite kuririmba indirimbo, dufite gusingiza Imana muri zaburi. Hari indirimbo dufite nka intro y'igitaramo cyacu. Man sorry ndazimuye. Nta kibazo n'ubundi niko cyitwa. Ni igitaramo. Yeah, niko cyitwa. Dufite igitaramo nicyo kitwicaje aha ngaha turi kuganiraho muri rusange. Dufite indirimbo yitwa Zaburi. Ngira ngo hari sinzi niba muri imbere uko muri imbere mwatuzamura ngo Zaburi Zaburi na 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 na. Akumva ko nyizi. Natangiye kuyimenya. Yego. Okay, nta kibazo. Reka turirimbe chorus. Yego. Reka turirimbe chorus. nanjye nzahagarara mu iteraniro nshima aho twabonaga imisozi ihinduka ibibaya zaburi yo gushima izahora muri twe tuzahora turirimba Yehova we urakomeye. Tuzavuga ko Jehova akomeye kandi ibihe byose. Joshua reka tugaruke rero ku itariki ya 17 ni ukwezi kwa karindwi 19 sorry ni itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi 2025 ni itariki imeze ite? Ariko reka oya mpereza mushiki wanjye uwo hirya rero yego ni tariki imeze ite kuri korali umuryango w'abungeri kugira ngo tuyibwire n'abantu bagenzi bacu twagiye tubona amafaya tugenda tubona amakorali mwatumiye nayo turaza kugenda tuyagarukaho bada mwatumiye neza cyane. murakoze. Ni tariki imeze ite kuri korali umanze mutubwire ni tariki 19 ni tariki imeze ite mu muryango w'abungeri? Murakoze. Tariki ya 19 ibanzirizwa na tariki ya 18. Yego. Ubwo ni gutangira isabato. Turi gutangira isabato, turi gutangirana n'igitaramo cyo gushima Imana. Yego. Iyo tuvuze gushima Imana mu muryango w'abungeri twumva ibintu byinshi. Hari impamvu ituma dushima. Dushima Imana kuko imyaka 21 ni imyaka myinshi. Rero nibagira imbaraga nibime Satani urwaho bimwereka igikomere cyabo bahange Yesu Kristo amaso nawe azabakoresha ibikomeye. We banze ryo kwizera kwacu. Katukomereze no mukobwa nawe natwinjize muri cyo sorry ndabona ni umubyeyi nambabarire cyane natwinjize ku munsi wa 17 ni umunsi wa 19 ni umunsi witeguye ute 18 19 ni umunsi witeguye ute nka umuririmbyi wa korali umuryango w'abungeri? Murakoze cyane. Umunsi wa 19 kuri njyewe cyangwa se ku muririmbyi wese wa korali abungeri ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'amateka, ni umunsi buri muntu wese yabigize ibye, nyine ni umunsi wo gukangurira no kubwiriza abizera baba bacu cyangwa se ku zindi torero zitwegereye tubakumbuza Imana n'imirimo yayo, tubabwira iby'Imana yakoze cyangwa se ikora, kuko abenshi muri twe baba bababaye, baba bafite ibibazo bitandukanye, ariko twaje gusanga ko nta handi twabona uburuhukiro atari muri Yesu. Ku wa nyuma dutangiye isabato nabwo tuzaba turi kumwe n'inshuti zacu n'amakorali yacu, twese dufatanyiriza hamwe kuzamura ibendera ry'Imana yacu. Murakoze. Murakoze cyane. Wageze muri korali umuryango w'abungeri ryari? Nageze muri korali umuryango w'abungeri mu mwaka wa 2012. 12. Good umaze. Umeruka gutegura igitaramo ryari? Ni kera. Tugeruka mu mwaka washize. Umwaka washize. Washize? 2023. 2023. Cyo gihe wari ukiri umukobwa? Oya. Ngaho ufite byinshi byo gushima. Ufite byinshi byo gushima rero reka dukomeze tuganira ariko turi kusana berekeza ku musozo. Joshua ndagira ngo noneho tujye in deep cyane ni ibiki biteganyijwe ubwo na secretary ndetse na Noella baragenda bakunganira mu ngingo zigiye zitandukanye. Ni ibiki biteganyijwe ku itariki 19? Duhere kuri 18. Sibyo byiza? Yego. Duhere kuri 18 ni ibiki biteganyijwe none dukomeze tugiye kuri 19. Reka bari bamperaho
ngewe ndaza kuza nyuma okay good yego mvuga ibyo bibagiwe. Murakoze. Ku itariki 18 dufite ibintu biteganyijwe hano muri iyi korali nk'uko bakomeje babivuga. Ni igitaramo cyo gushima Imana, ariko tuzafatikanya n'amakorali yose yaha ku Gisozi agera ku makorali. Turi amakorali 5, ariko twe ntabwo tuzaririmba uwo munsi, tuzafatanya n'andi makorali mu ndirimbo zabo. Yego. Mu mwanya washize twarimo tuziga. Wow. Tumaze kuzimenya. Tuzafatanya nabo mu buryo bwiza. Ntekereza ko ari ibintu bidasanzwe. Nubwo ntamaze igihe kinini hano ku Gisozi, ariko n'ubwa mbere bizaba bibaye. Ni ubufatanye bw'amakorali. Ni ukuvuga ngo mwebwe ntabwo muzaririmba izanyu, ahubwo mufite uburyo mwamaze gutegura uburyo muzahuza indirimbo z'amakorali agiye atandukanye ni mu gatarama koko. Yego. Turahabaye. Turabararitse. Yego. Ni biki bisabwa kugira ngo ku itariki 18 umuntu yitabire igitaramo cya Kora Umuryango w'Abungeri? Nta kindi gisabwa usibye kuzinduka bakahagerera ku gihe. Ari igihe cyageze kwinjira bikaba amafaranga. Yego. Ubu n'udafite ifeza azi. Yego. Nta kiguzi bisaba, ni ubushake bw'umuntu. Bazazinduke batazacikanwa, bataramane natwe, bizaba ari igitaramo cyiza. Socrates, hari ubwo batubwira ngo ni ugushima Imana twagira, ariko gushima Imana bwo bigira byinshi. Urumva bigira byinshi. Cyakoze wa mungani, gushima Imana hari ubwo hazamo igiseke cy'ituro, gushima Imana hari ubwo hazamo kurira, byose birashoboka, sibyo? Ni biki bihatse igitaramo Zaburi? Ni iki gihatse Zaburi? Ari ni Zaburi yanjye? Zaburi yo gushima. Ni iki gihatse Zaburi yo gushima nk'unganira Socrates nako Perezida? Nk'uko babivuze, tumaze imyaka 21 mu murimo. Yego. Rero nta kindi dufite kitari amashimwe. Abari abakobwa babaye abamama, abari abasore b'abapapa. Yego. Bamwe baragenda, abandi baraza. Kurarira cyahagaze mu murimo w'Imana. Ni amashimwe, nta bindi bikurikiye ku mashimwe. Yego. Nowera, tariki 18 yifata gute nkawe nk'umuririmbyi wakora Umuryango w'Abungeri? Ubundi ni tariki 19. Twahereye kuri 18 turi kugenda tujya mu episode. Yego. 18 ni ugutangira isabato nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, n'andi makorali ya hano ku Gisozi dufatanyije. Ni umunsi uzaba uri special. Yego. Ni Gisozi gusa cyangwa ni mu ntara ya Gisozi? Nakusori mu mara y'amatorero mwegeranye? Ni intara ya Muhima mu matorero mwegeranye? Ni Gisozi gusa. Gisozi gusa. Yego. Ni amakorali yo ku Gisozi. Tuzafatanya tukaririmbira hamwe duhuje ubumwe. Yego. Buriya biragoranye kuzabona amakorali yihuje, kuko akenshi buriya hari igihe usanga aba ari no muri kompetisiyo no kurogana. Yego, no kurogana bisigaye bizamo. Ugasanga biragoranye, ariko twe twagize uwo mugisha wo kwihuza ndetse birakunda, Imana ibidufashijemo. Ubwo rero murahishiwe. Noneho ku itariki 19 bizaba ari akarusho. Utaza kumena ibanga buri se gatoya. Ndabararitse, bizaba ari akarusho. Abantu bo mu ntara zitandukanye z'u Rwanda no hanze yayo, no hanze yarwo. Mfite amakuru ko n'uzaba uri mu rugo azaba ari gukurikira igitaramo uko byamera kose. Ariko ntago tubabwiye ngo muzarebere mu rugo, kuko turabashaka ku rusengero iwacu, kuko nta bukwe bwabuze abavumba bivuge gutya. Ariko yego, ababutaha n'abavumba bose muratumiwe, murararitswe. Kwinjira ni ubuntu, ntago ijambo ry'Imana rigurisha. Yego. Yego. Okay. Socrates, twagiye noneho 19 ni tariki imeze iti? Yego, 19 ni itariki nyamukuru yacu yo gushimira Imana. Yego. Nkuko nyine izaba yatangiye kuri 18, ariko nyirizina itariki 19 ni itariki yo gushima Imana. Ni itariki tuzaba dufitemo igitaramo gishyushye, ni itariki tuzagaragaza imvamutima zacu, ni itariki tuzaba turi kumwe n'amakorali akomeye, amakorali meza abantu bakunda. Nayavuga mu izina, tuzaba turi kumwe na The Way of Hope, tuzaba turi kumwe na El Shaddai, tuzatarama Kahave, kandi
impamvu nyamukuru yatumye dutumira korali nkeya ni ukugira ngo korali zizabone umwanya wo kwisanzura, ziririmbe, zikore igitaramo, umuntu agira icyo atahana, pana bimwe byo kuvuga ngo korali zaririmbye gusa, ahubwo buri muntu agire icyo akuramo ndetse n'icyo yumvamo. Joshua 19 ni tariki imeze ite? Mwatumiye amakorali numva akomeye. Way of Hope ni imwe muri korali kuri nge navuga ko muri generasiyo yacu ni imwe muri korali ishobora kuba ari iya mbere, ukurikije amateka y'ibyo yagiye ikora kandi y'ibyo yakoze. Impamvu turi kuyivugira mu gitaramo cy'umuryango cya korali Abungeri nuko ari imwe muri korali zatumiwe. Ni imwe muri korali iherutse gukora igitaramo ku bantu batari babizi, iririmba indirimbo 40 zose, nta korali n'imwe batumiye. Murumva rero ni korali ifite amateka, ni korali yabatse yakoze n'abana bakiri bato mu by'ukuri, ariko bakoze ibitarakorwa n'indi korali iyo ari yo yose hano mu Rwanda. Twavuga ko muri aba bakuze mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ni korali mufata gute? Ni korali mwatumiye mugendeye kuki? Nkuko wari ubivuze, njye iriya korali barabizi abantu turirimbana cyangwa se abo tuziranye. Yego. Abo tuziranye barabizi iby'iriya korali. Yego. Korali ishobora kuzuza iriya sale ya Auka. Yeah. Kandi urabona ni butamoso. Yego, ni urusengero. Noneho ni butamoso. Urebye hano umuntu wavuye burya umuntu wavuye za Nyamirambo cyangwa za hehe kugira ngo azaje muri Auka yongere gutaha ya masaha batahiye batashye saa 5. Yego. Ndabyuka nge noneho twe twavuyeyo n'amaguru tugera za Remera. Umuhanda wuzuye abantu ari benshi twabuze imodoka. Twabyuka twatashye n'amaguru natwe ko byamena kose. Yego, ni amateka yaho. Iriya korali nyine izi byiri gukora. Kandi iri kugenda n'igihe. Iri kugenda ishyiraho iri gushyiraho umwitangirizwa cyangwa se intambwe abantu babona ko bishoboka. Hari ibintu twatinyaga, ariko urabona ko bari guhereza limite andi makorali. Bari kubereza attention yo ku rwego rwo hejuru. Turabiruka nyuma natwe tu. Katurebe kuri 19 uko bizagenda. Yego. Kuko nyine n'abantu bazanye impinduka mu ndirimbo cyangwa se mu miririmbire y'amakorali yo mu Badiventiste. Twatinyaga ikintu cyitwa live, kuririmba bandi iri hariya bashutinga ni ibintu nyine bitakorwaga tutari tuzi n'ibyo. N'ubu ngubu hari n'abantu rwose babishyira bakavuga ati ibyo bintu ni ibiki. Ndabyibuka yenda tudusangiza n'abantu kuba dukurikiye abantu amateka kugeza ubu mu itorero ry'Abadiventiste. Abo bantu babifitiye ya mbere ni Way of Hope, kabiri ni yitwa Hope in Christ. Messengers yaje buriya Messengers, niba ubyibuka neza, Way of Hope ishobora kuba ari imwe muri korali, kuko Messengers yabitangiye ubwo bakoraga ziriya ndirimbo z'abari mu ijuru rica gihigurwa abera tukiduke nyine gutyo. Nibo bantu baje bakurikira nka The Way. Mu gihe Way of Hope bagiye nyine hari Way of Hope, Messengers, Hope in Christ. Usibye ko nabonye n'ambassadors ziri gusa niri kubitangira, ariko ni ishuri rikomeye. Korali ambassadors ni korali imaze imyaka myinshi, ariko kuba abana nk'abara bari kubigisha bivuze iki? Ni abana bafite imyumvire kandi iri ku rwego rwo hejuru. Twikomereze kugira ngo dusangize abantu. Yego. Urumva iyo korali rero ikunzwe n'urubyiruko, kandi buriya iyo uri gutegura neza burya utegura urubyiruko kuko nirwo ruba ruzaramba mu maso, cyangwa se nirwo rugifite iminsi yo gukora. Turi gupfa natwe ntabwo tukiramba. Uko byagenda kose urubyiruko ni imbaraga z'itorero ndetse n'igihugu. Impamvu bavuga ngo ni imbaraga z'itorero n'igihugu ni uko ibintu umuntu ukoze, ibintu nyine urubyiruko rukoze bitanga umusaruro mu buryo bwihuse. Rero kuba twarayitumiye, reka rero mpikaho umusomari, kuba twarayitumiye ni ukugira ngo byibura natwe urubyiruko dufite muri korali twisange muri icyo gitaramo, kandi tubone ko ibyo bakora natwe twabikora. Hari igihe tuzabikora. Yego. Kandi tunasaba noneho n'abandi audience iri hanze basanzwe babakurikirana, n'ubundi abo ngabo n'ubundi bazaze barebe umuryango w'Abungeri ni korali imeze gute, ni korali ikora ite, iririmba gute, bamenye uko ikora.
El Shaddai ni korali izwi mu ndirimbo ntabaza Yego. nanjye ndagutabara wereke ibikomeye utarabanya nibyo ra yego cyangwa turabyishe batwihanganire yego. William n'abandi babarizwamo batwihanganire ni korali mwatumiye mugendeye kuki iriya korali nayo ni korali imaze kugira experience muri uno murimo urebye indirimbo nyine zabo zakunzwe mu bihe bishize El Shaddai nayemenye ntarazi i Kigali izo ndirimbo uri kuririmba cyangwa se n'izindi zabo ni indirimbo cyangwa se ni korali nyine yakoze mu bihe bishize n'ubu biri gukora kuko igitaramo none cyabo merutse kwitabira hariya Bayirengo bizizaga imyaka 26 wabonaga ukuntu nacyo cyari kimeze urumva ni korali nayo nyine tureberaho dufatiraho icyitegererezo yaba ku miririmbire uburyo wumvishe audio zabo cyangwa se amashusho yabo nyine iyo wumvise indirimbo yabo wumva nyine hari ikintu kirimo yego urumva rero ni korali tuvuga tuti noneho ba bandi bakuru badakunze gukurikira cyangwa batakunze kumenya amakuru y'abatoya nabo noneho nibaze bamenye amakuru noneho y'abakuru none tuyabaganirira yego bumva uko naho bimeze urumva twagerageje gufata impande zombi kugira ngo umurimo nyine wendereye hateganyijwe iki rero kuri uwo munsi mu by'ukuri ni ukuririmba harimo kuririmba pe babikomojeho mugenzi wanjye ko ni umunsi twifuza kuririmba igitabo cya Zaburi kirimo indirimbo nyinshi harimo imirongo myinshi yego harimo imirongo ishobora gusobanura neza uko umuntu yiyumva wa mwanzi winyishima hejuru hariya niho biri yego ariko twebwe turi kubivuga noneho Zaburi yo gushima hari agasomo umuntu iyo yambwiraga nabi Zaburi ya 70 nahitaga nkamusomera nkavuga ni ndakagusomeye umuhungu yego ariko mu minsi ishize hari ibyigisho twize kwiga byinshi byo kuzabato mu ijambo ry'ibanze bavugaga ko ngo igitabo cya Zaburi kirimo cyangwa se ni ahantu umuntu uwo ari we wese ashobora kujya gukura amagambo ashobora kwexpressinga ibyiyumviro bye kugira ngo nyine abisohore yego buriya nabyo biri muri ino ndirimbo nyine yitwa Zaburi yo gushima yacu yego urebye amagambo bajye kuri YouTube yitwa Zaburi yo gushima umuryango w'abungeri ku Gisozi yego kuko hari abungeri benshi hari abungeri Nyamata hari abungeri za Karongi hari abungeri benshi iyo story niyo kugira ngo twitwe umuryango w'abungeri nayo ni story ndende kuko twabanje gufungura YouTube channel twitwa abungeri family choir gutyo ariko tuyifunga dusanga hari abandi bungeri benshi noneho ibaze ko channel yari iri muri device yanjye ariko nayo searching nkayibura kubera abungeri benshi no kubona byadusabye gukora cyane noneho biba ngombwa ko tunahindura izina kuko family n'undi n'umuryango ndavuga ati n'undi ni cya kimwe tubishyire mu Kinyarwanda byose mu Kinyarwanda ushaka ajya abanza umuryango w'abungeri niyo mpamvu urubyiruko rufite gutekereza kwinshi urumva ibyo ngibyo ntabwo ababyeyi bacu ibyo bintu babasha kubigezaho intekerezo ariko si uko batabifite ahubwo bakoze byinshi bituma hari icyo babasha kwibagirwa dukomeze noneho sasa turi kugana ku musozo ukitubwira ibiri mu gitaramo imindani kuri 19 ni indirimbo nyine zihariye zo gushima turashimira Imana ndetse turashimira n'abantu yego kuko igihe tumaze dukora si uko amafaranga turabizi nyine birahendera ibintu turimo byo kuririmba amafaranga ntabwo atangwa n'abaririmbyi gusa hari n'abandi bantu badutera inkunga mu buryo bwose bufatika amasengesho ejo bundi hari twize gukora amasengesho mbona hajemo n'abantu tutigeze dutumira yego ariko nsanga nyine n'ubundi abo bantu n'ubundi basanzwe badukurikirana amakuru yacu ibintu rero byadutushije ku mutima abo bantu bose rero turanabashimira kandi uwo munsi rwose izaba ari umunsi nyine wo kwexpressinga cyangwa se gutanga kugaragaza amarangamutima y'ibiturimo ariko akagera no kuri benshi yego kuko indirimbo zirimo zo gushima ntabwo ziri buryo gushima gusa kuko harimo n'izindi ndirimbo rwose nyinshi pe zo gushima za korali yacu ndetse n'amakorali twatumiye nabo twarabasabye bazitegure yego Joshua tugana ku musozo ni twibutse abantu
uburyo bashobora kudukurikira haba ku mbuga nkoranyambaga, uburyo umuntu yashobora kwitabira mu gitaramo, ashobora kuza mu gitaramo byoroshye. Ariko reka mpera mushiki wacu mikoro gato cyane. Korali Way of Hope ni korali twavuze ibigwi byayo, ni abana bakizamuka ariko bafite imbaga tutakwita abana, ariko urebye imikorere yabo n'andi makorali twese dusanzwe ndetse namwe ubwanyu ni abana kuri mwebwe. Ni korali ufata ute? Pardon? Ni korali Way of Hope, ni korali ufata ute nkawe? Murakoze. Buriya tujye twemera. Ya, kabisa. Tujye twemera aho intege nke zacu ziri tuhamenye, kandi n'ugomba kutwigisha atwigishe. Buriya biragoye guhora wumva uri mukuru hanyuma ukumva nta muntu muto wagira icyo akubwira. Rero mu Kinyarwanda baravuga ngo igi ryahannye inyoni bitangana. The Way rero ni korali ifite imbaraga, korali ishoboye, korali ikora, ni ukuvuga ngo ibyo ikora iba yanatanze imbaraga zose zishoboka. Rero icyo dukwiriye kuyigiraho, nk'uko twari tumaze kubivuga, mwari mumaze gukomoza kuri ambassadors. Ambassadors ni korali tuzi ko itera intambwe, noneho ukabona andi makorali nayo yagenje gute, yihanganye, mbese igera kuri iyo ntebe cyangwa aho ngaho uri, abandi nabo nyine bagatangira kwigana ibyo bakora. Rero niba ibasha kwigira kuri The Way, turi bande se bo kumva ko hari urwego runaka tugezeho tutakwigira kuri abo bana? Ni abana, ariko twibuke cyane ko ushobora kwiga muri kaminuza ukigishwa n'umwana ubyaye kandi ari umwana. Uzi ibintu bikomeye. Se niba ku buryo nigaga mu ishuri mfite umwana ungana gutya kandi twese akaturusha. Bikomeye cyane. Noneho 19 ni itariki, hari ibyo twagiye tuvuga, ariko tariki 19 ni itariki ifite ikihe gisobanuro kuri wowe? Ni itariki nk'uko nabivuze, ni itariki ifite gushima muri gi. Kandi nk'uko wahoze uvuga, ntago hari ikintu mwavuze ngo abavumba. Umuvumba ni umuntu uza atatumiwe, kandi twebwe turatumiye. Turatumiye, ni ukuri umuntu wese uzaza ntago azaba aje kuvumba, azaba aje umunyacyubahiro, azaba aje iwabo. Rero itariki ya 19 ni itariki ikomeye kuri njye, kandi ni itariki ikomeye ku muryango. Ni itariki tuzaba turi kumwe n'abantu bacu twaririmbanye uyu munsi, kubera ubuzima tutakiri kumwe hafi. Bagiye kure, bagiye mu yandi makorali kubera aho bari, ariko bazaba baje kubana natwe. Ni itariki tuzaba turi kumwe n'abakunzi bacu, abajyanama bacu, itorero ryacu n'abakunzi bacu bandi bazaba baje. Ni itariki kandi tuzaba turi kumwe n'abakunzi ba The Way, abakunzi ba El Shaddai, amatorero yacu atandukanye. Ni itariki special. Murakoze cyane Joshua. Reka turangire abariro uburyo washobora kwitabira kino gitaramo, ndetse n'uwashaka kugikurikira mu buryo bwa live. Muturangire platform zanyu muzakoresha n'izo mukoresha umunsi wa none, n'uburyo bwa telefone. Muduhe amakuru arambuye mu buryo dushobora gukoresha ngo twitabire igitaramo cya indirimbo ya Zaburi yanjye. Yego, yo gushima. Zaburi yo gushima, reka bandebere nimero, ariko gato mu gihe bakiri kubireba neza, mu gihe bakiri kureba iyo nimero, uburyo bwo gukoresha itumanaho cyangwa se uburyo
bwo kuba twagura ivugabutumwa dukoresheje imbuga nkoranyambaga muri iki gihe ubibona gute nk'umujene? Imbuga nkoranyambaga utazikoresheje ubu ngubu waba uri guhomba cyane, kuko ubu ngubu isi baravuga ngo isi yabaye umudugudu. Yego. Kuko umuntu uri ku wundi mugabane ashobora kumenya amakuru yawe ukoresheje imbuga nkoranyambaga, umuntu mutari kumwe ukamumenyesha ibyo ushaka ko amenya. Urumva rero imbuga nkoranyambaga utazikoresheje nyine urabyigumanira. Yego. Urabyigumanira, niyo mpamvu uko ushaka ko ibintu byawe bigera kure nyine ni ngombwa ko uzikoresha kugira ngo woroshye itumanaho. Tugendere kuri platform zanyu mukoresha ni zihe, muturangire muduha amakuru arambuye? Yego, platform zacu reka mpere kuri YouTube, kuko ariho turi ubu ngubu, ariho bari kuturebera. YouTube yacu ni umuryango w'abungeri. Instagram naho ni umuryango w'abungeri, ndetse na Facebook naho ni umuryango w'abungeri. Yego. Yego. Ku isabato kuri tariki 19 ni tariki rero ku bazaba bari mu rugo, abarwayi, abadafite uburyo, abadafite ubushobozi, hari ubwo ubuzima bugukubita ukabura n'agatike, ntubizi bijya bibaho, ariko akaba yifite ka interinete keyo, cyane ko mu Rwanda turi mu gihugu muri Afurika, turi mu bihugu bifite interinete iri strong. Niba bizagenda gute bo? N'ubundi bazakurikirana igitaramo kuri YouTube channel yacu, ni umuryango w'abungeri. Yego. Rwose saa 8:30 udafite wa mugana amayinite azaba yaguze bando uwo munsi kabisa azakurikirana igitaramo neza. Saa 8:30 bizaba bitangiye cyangwa ni imwe yacu? Saa 8:30 no gutangira. Dusezera abantu dute rero? Katubasezerere tubabwira ko bashobora kutureba cyangwa se bashobora no kutubaza amakuru. Bashobora gufata nimero yanjye ni 078. Ngira ngo hari umuri kubona iri kugenda iri guscrollinga kuri screen zabo. Yego. Bayandike kandi bazayihamagara. Ngira ngo nkuko muri kugira muyibona. Yego. Barayibona. Hari uwumva kwandika kumva biragoye, ariko iyo uri kugenda ubona iri guscrollinga kuri screen yawe niyo nimero ushobora gukuraho amakuru ya korali umuryango w'abungeri. Ikindi twababwira nuko saa 8:30 igitaramo kizaba gitangiye. Yego. Ngo turangira abantu uko umuntu ashobora gutega kugira ngo azane ku Gisozi. Noneho umuntu uva Nyabugogo, kamera Nyabugogo, umuntu uva Nyabugogo ashobora gutega bisi ica kuri Yerika. Harya kode yayo ntabwo nyibuka neza, ariko ashobora gufata bisi ica kuri Yerika ikomeza na Kagugu. Iyo ngiyo bashobora kuyimwereka kandi akahagera, ni haruguru gato yo ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Yego, rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali. Yego, ni haruguru gatoya ku cyapa rwose cy'abadive, haruguru yo ku rwibutso, ni aho ngaho. Avuye Remera biragenda gute? Avuye Remera ashobora agera ku Kinamba. Yageze ku Kinamba n'ubundi ahita azamuka n'ubundi yerekeza ku rwibutso, ni aho ngaho n'ubundi haruguru yo ku rwibutso. Yego. Avuye mu mujyi, hari abava za Nyamirambo bagaca mu mujyi. Reka tubabwire gutyo, aho uzaba uturutse hose, watega moto, waba ufite imodoka yawe, hari parikingi nini kandi hagije. Uzaba utungiye ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali. Yego. Aho bizaba bihagije rwose, urusengero ruri haguru yaho, haroroshye rwose ku muhanda. Tujya gusoza, hari akantu ngira ngo mbamenyeshe. Hari EP turi gutegura. EP twayikoreye n'umuproducer yitwa Yves. Muri studio ya Meditation Music. Numwe njya mbona hano ku Gisozi. Yego. Aranacuranga hano, aducurangira hano indirimbo zo kuramya. Yego. Uriya mujene yadukoreye indirimbo. Ni umuhanga nawe cyane, tujye anyway, narashimye n'Imana cyane kuba mwaratekereje tujye dusapotinga abana biwacu, sibyo? Hari usanga umuntu iwanyu kuri church iwanyu mufite umuntu ukora ibyo mukeneye, ahubwo mwebwe mwamuha inama agakora ibintu biri ku rwego rw'ibyo mukeneye, ariko mutagiye ngo uve nk'aho ugiye Nyagatare ngo ugiye gushakayo, kibare n'ikibazo. Yego. Abantu rero ndamubarangiye. Ndahamya ko ku munsi w'igitaramo
nyuma yayo nituganira EP uzaba warayumvise Yeah. uzambwira. ubwo izasohoka kuwa Irasohoka ejo bundi kuwa 4 wa leta, kuwa 5 w'isabato. Okay. Reka turindire kandi dutegerezanye amatsiko, reka dushimire abari badukurikiye twese, tugire ngo zaburi yo gushima izahora muri twe. Zaburi yo gushima izahora muri nge, zaburi yo gushima izahora muri wowe, izahora muri bo, izahora muri twebwe twese. Reka tubashimire abari bakurikiye Kwiringira TV, ngira ngo dufashe umwanya uhagije wo kuganira namwe. Baturirimbiye indirimbo yitwa Zaburi, twabasanze aho bari kure Petera, niyo mpamvu dusoje ikiganiro muri uyu mugoroba, ariko tubashimira cyane kugira ngo mukomeze muzirikane itariki ya 17 z'ukwezi 18 man shora byose sinzi impamvu. Abantu bavutse kuri 17 nabasuje cyane. Kuri 19 rero ndabashimiye cyane. Tuzirikane iyo tariki kandi twese tuzahabe, abanyumva n'abataranyumva, abazumva n'abatazumva, mwese muzazirikane kujya gusura platform za korali umuryango w'abungeri. Nge nitwa mwene so cyangwa mwene data Byukusenge Theophile, nari kumwe na korali umuryango w'abungeri. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yego mwakoze cyane. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.